tujya tubijyamo cyane ariko reka tubyinjiremo noneho uriya mutipe ubize murabibona kabisa mu kiganiro cyacu umuhungu wanyu Baby Stone kurikirana Gahima TV kuko sanzwe nkibutse ukore subscribe kuri kakantu kabisa kumutuku kandi kukagufura kugira ngo base kumenya inkuru nyinshi ya dufite umutumirwa hano noneho musanzwe mubona mu dufilime twishu dushute movie twamutumiye ya turagira ngo atangira abibwira abantu batamuzi mubashe kumumenya yo amakuru yawe amakuru ni meza urakomeye cyane yego ya ndagira ngo nutangira bibwira abantu ni muntu ki turi kumwe ahangaha nandi shobora kuba ntagusobanukiwe ariko na professeur nakakubona murakoze ubusanzwe nitwa Nasubiza Mucyo Ernestine aba ndi umukinnyi wa filime zigiye zitandukanye harimo short movie harimo nkina n'amateatre ndana kamera muri make ni filime ko muri rusange yo kazi ni kazi kabisa yo murumva umukobwa w'umunyarwanda witeje imbere nibyo ubundi dushaka niyo mpamvu natwahoza tereka tumwegera inkinamico filime yo akora utuzitwisha akaba ariko tutwita wavuga n'akazi kenshi dufite ya Mucyo ndagira ngo noneho ubashe kutubwira inkinamico ukina ni nk'igihe kugira ngo ubashe kumenya Mucyo turi kumwe n'indi nyina mu ndamutsa inyuraho kuwa kabiri ni ibisanzwe ndamutsa barazizi ariko twe ntabwo tugira amazina ahoraho ngo nkubwire ngo wenda nakinnye ndi Diane ngo uzahora wumva Diane ni ibintu bihindagurika nkakina no mu itetero wenda ho n'izina rimwe ngo ndimo gukina nitwa Kabatesi rihoraho ryo ari iryo ngiryo risanzwe bazajya bayumva kuwa gatandatu no kuwa kabiri none numva inyuraho muri filime ariko ntabwo mbasha nkubwire ngo bazina nayo yo murabyumva abantu mumvaga ngo itetero turi kumwe hano nawe twamubazanye niyo mpamvu nakubwiye ngo kora subscribe kuri Gahima TV maze wirebere ibyamamare byinshi byo utagiye ubona ahandi tukuzanira utuntu twiza kandi uzagenda ukunda ya uzajya ugenda bereka n'abana n'umuhungu wanyu Baby Stone turagira ngo tubwire filime hano waba warakinnye ni iyihe muri filime zose wakinnye turashaka kubaza filime wakinnye ikagushimisha nawe mu mafilime wakinnye uratubwira amatatu utubwire nko muri filime izo 3 wakinnye ikagushimisha ni nk'iyi kugeza ubu filime nakinnye cyane kanshimisha ni yitwa Umwanzuro nyura kuri televiziyo Rwanda umukarakita nkina naramwishimiye ku buryo nasanze nko mu buzima bwanjye bwa buri munsi ibintu nkinamo bimeze nk'aho ari Mucyo ngewe apana umukarakita niyo numva nishimiye cyane ikurikiyeho nakunze ni filime yitwa Linda uburyo tuzayikomeza n'uburyo bizagenda bigaragara nubwo nariyemo indobo ariko niyo filime navuga ya kabiri nakunze ubu ngubu kugeza ubu ngubu indi filime nakinnye nishimiye ni Samantha nayo nakinnyemo role nziza numva injira uwundi we cyangwa no mu buzima busanzwe numva ari nka kundi muri izo 3 ndumva ari izo ngizo ya twari dutegereje ikintu kimwe twari dutegereje ko tubwira filime Linda ariyo tugiye kujyona ntusasu tumubaze ibintu abantu bagiye babonamo byinshi ya filime Linda warakatiwe ukatirwa n'umutipe wakundanaga na Linda nka story twe ntabwo wenda by'amafilime tujya tubijyamo cyane ariko reka tubyinjiremo noneho uriya mutipe wagukatiye muri filime akagukatira koko nk'ubu muhuye mu nzira cyangwa se ugahura na Linda umufashe wamukorera iki ibyo ari byo byose birababaza gukunda umuntu akakwanga noneho wenda ngarutse muri filime Linda uburyo namufataga cyusa cyangwa uburyo uwo muhungu numvaga mukunda n'uburyo Linda we yari ameze urumva umukobwa w'umukene kumva wowe wihagije uribana umeze neza na kintu kimubuze cyose ukuntu umukobwa w'umukene nka Linda agutwara umuhungu ukunda none akanabikubwira byaranarangiye aza kubwira ngo ntabwo agukunda mwarakuranye mukundana tubishyize mu buzima busanzwe ni ibintu bibabaje ubwo urumva ntuye na Linda yaba ari muri filime yaba ari nka story yambaye ku ruhande ntuye na Linda ewana ikiriho n'ukwihorera ya Linda nakihorera bivuze ngo n'ubundi mu buzima busanzwe ibyo twavuze muri filime ewana ntubaye mukunzi ngo mwaserera umukobwa nawe avugishije ukuri ati ntuye na Linda twaserera kuko hari icyo yankoreye ubundi buriya mutipe ukina filime wumva gutamwiyumvamo bitewe n'ukuntu twabonye ari bogari wumvise utase umukunda cyane mu buzima busanzwe atari muri filime ya mu buzima busanzwe nta birenze nyine ni ugukina nta kindi kirenze aho ngaho atari ugukina ari ugukina kandi ukabumva wahura na Linda ukamukocora bivuze ngo uriya mutipe yo muhuye mu nzira bitewe n'urukundo wamukundaga muri filime uhita umufata ute nkawe ntiwakwita wumva baramubwira ati ngo usohokane uhita wumva wamusohokana koko
mu buzima busanzwe ho ntabwo njya mbitekerezaho kuko ni ibintu bisanzwe byararangiye birangirira kuri tele iyo duhuye bari nk'inshuti ari umuvandimwe ariko ntabwo ushobora gutekereza ngo wa muntu akinnye nkunda noneho wamundi agenda gutya tuna rukundo ubundi ruvaye k'abantu babuze imitoma nk'iriya wateraga uriya mutipe wowe ivaye nayifukuye muri script iki gihe wabaza production kigiye wabaza script ntabwo waba warabitse iriya mitoma mu mutwe ku buryo ejo ushobora kumutana n'undi mutipe ukamuteretesha iriya mitoma wakoresheje muri iriya filime cyangwa se nanjye unyigisha ntabwo nyibuka none okay dusubire kuri Linda ubundi uriya mutipe ko mwamurwaniraga muri filime muri abakobwa batatu muri mwe ninde wari kumutsindira byari byose urura wishyira ko ntabwo nubwo uzi filime yose ariko wowe uba urwana wumva uwo muntu aba uwawe udatekereza ngo yajya he handoya n'abo uwawe ntabwo navuga ngo numvaga ngo ari Linda wamugumana cyangwa undi wese numvaga nyine ari njyewe ugomba kumugumana tubwira ijambo wowe waravuze muri iriya filime ribabaje ubwira uriya mutipe uvugira kuri Linda bivuze ngo uteranya Linda n'uriya mutipe ikintu cyaba cyarakubabaje cyane ni ikihe wakoze ukuvuga ati ndarikoze kabisa njyewe muri iriya filime ntabwo nigeze mwangisha Linda cyangwa ngo mbateranye ibizakurikiraho nibwo muzabibona ubwo ngubwo mbateye amatsiko ariko muri ako kanya kibimbwira akambwira ngo afite umuntu akunda yeguriye umutima we kandi ngiye byanjye nawe birangire ndabuze ikintu mubwira ndababara ndambwira koko ubu wampamagaye ngo nsohokane icyo kintu ugiye kumbwira nyine nababaye umutima wanjye ariko ntabwo nari natangira kumubwira amagambo yanjye hari akantu wavuze muri iriya filime ati Linda aramutse agiye ukamubura burundu ese wakomeza ukamukunda urakoze kunyibutsa kuko ntabwo nakibukaga niyo mpamvu navuze ngo bizabatera amatsiko bizakurikiraho numvaga muri make nkoresheje buryo ki urumva umuntu naje akakubwira ngo umukobwa nkunda nimubura bizagenda gutya na gutyo wowe ushobora kumubaza ubanza urebe reaction yiwe ko ashobora no kumubura ntagukunde ariko urumva iyo anyemerera akambwira ko atariho yankunda nawe urabyumva bizakurikiraho no umuriro kurikirana filime Linda jya kuri Gahima TV nkuko nabikubwiye naho urayihasanga ukora subscribe ujye ubwira n'abandi bagende bayikora kugira ngo ujye ugenda ubereke ibintu bishya bijyanye na vision turimo kabisa nshaka kukubaza ubundi ufite umukunzi mu buzima busanzwe ko bariho tugiye kujya mu buzima bw'umustar se ubuzima bw'umustar ni ubuzima bumeze gute se umustar imbere yuko aba umustar aba yarabaye iki noneho turashaka kwinjiramo kakanyura umustar ese ubuzima urimo noneho sahize ni ubu ubuzima ndimo nyine ubusanzwe nta cyahindutse ndacyari usanzwe nyine ubundi ufite umukunzi mu buzima busanzwe noneho umukunzi iyo abonye uri gukina filime abifata uti ntabwo byanga kuko arabizi arabibona azi ko ari njyewe ntahindutse ndumva nta kintu ajya bimbwiraho cyatuma byanga ni ibintu bisanzwe urubatse uri umumama nta wakoze ubukwe ntiwabyara cyane nta na kimwe muri cyo okay uri singo umutipe mukundana murateganya kwambitsa impeta cyangwa murateganya gukora ubukwe ntabwo mbizi ibyo byose ibyo ni iby'Imana n'ibikora ni umukunzi wanjye gusa umufasha guca inyuma wamukorera iki sinamukorera iki ntacyo kuko nkeka ko yaba yagiye kuko yumva bishaka cyangwa umutima we bimwemerera namureka nkigendera noneho muri filime bari kugutereta bagukorakoraho we ubutekereza iki ari bubone gute ntabwo ashobora kumutereta n'akatajya gushaka undi mwana hanze nawe kavuga ati ngiye kwihimura ntabwo nari nakina muri filime nteretana bamukoraho kuko nk'iyo filime nkina wenda nkina mfitemo fiyanse ariko ntabwo ibyo bintu byari byabaho ku buryo wenda yabibona ngo aba barabitekereza ntabwo mbitekereza kuko sindanabikina ni akahe kajambo umukunzi wajya kubwira ukumva urishimye muri wowe yesu soniriye kuko byansaba kujya kuritekereza cyane cyangwa ntajya gusaba kujya kuri Google kurishaka gusa wibaza ibyo utayihaye abantu bajya kubaza ibintu by'imitomo yamaje none ndashaka kukubaza mu buzima busanzwe ubundi ukunda kurya iki ko tubona ari umukobwa mwiza w'umubiri abantu benshi bifuza ni nk'iki kintu ukunda kurya ukumva kirakunyuze muri wowe ikintu nkunda kurya nta kintu nzi nkunda ahubwo nkunda kunywa cyane kuko nkunda kunywa kuruta gukunda kurya ukunda kunywa iki noneho nkunda kunywa amata cyangwa yogurt ukunda kunywa amata ubaye ugendanye na sheri wakakubwira ati tujyane kunywa inzoga ukajya kunywa amata icyo gihe rero urumva yabimbwira arabizi nawe ko nkunda kunywa amata
ariko biterwa ubwo n'ahari urumva twasohotse ntabwo bacuruza amata byo ntabwo nabivuga ariko nyine ikimbamo cyane ku buryo untunguka mwashaka kunywa iki niyo twicaye mu kabari ushobora gushiduka ari amata njemo nkabona kubitekereza nyuma ariko ni amata aka kanya Dekate ari kukureba kuri Gahima TV akavuga turi wa mukobwa ndamukunze Dekate wamukatira cyangwa wamukunda Dekate kuki Dekate aje gusa nuko Dekate yavuze ko akunda abakobwa b'imibiri yombi batisize mu korwa kandi nako umeze nkaho ucuzuye wese Dekate cyametse ntabwo muzi noneho iryo zina niba wabanje kwikanga kuki Dekate ajemo bivuze ngo uramuzi none mubanye mukundana aka kanya shira wakabibona Dekate agukunze wabifata ute akwatse urukundo cyakoze wenda uko mwumva cyangwa nkurikirana ibintu bye nuko nyeka ko nimba ari umusore nimba ari umugabo simbizi ariko mbona ari umuntu w'umuhanga uburyo ki akoramo ibintu bye kandi ntabwo akangukunda n'umuntu w'umuhanga noneho n'ibintu mbamo urumva nibyo nize deje kuko nibyo binakora urumva nambanye n'umuntu ubizi cyane ufite ikoranabuhanga uburyo akora ibintu byose ntabwo namwanga birumvikana aba yatazi gukora akazi ariko azi gukora iby'ikoranabuhanga Dekate wamukunda kandi urafite shero gukorera akazi nase shero wanjye akayikaza nkorera urabizi iyo muri kumwe n'umukunzi wawe mu nzu naje kugusura muri salo mu cyumba na akazi none wevuze ngo akunda Dekate mu ikoranabuhanga mwakundana ataba yatazi gukora akazi nkako cyakoze kuri njye namukunda niyo ako kazi nubwo ntazi ari akazi yaba atakazi ariko ako kandi akazi n'uburyo akora